ngewe ku bwanjye nk'umwanzuro nafashe nuko n'abandi nshobora kuzabona nabo mfite namwe mbashishikarize tugomba kwandikira ngewe urwego rw'ubutabera nta nubwo naruha ayo gusibira naruha ayo kwirukana abari buze kubona mbabaye ntago mbabaye gusa kubera cyuma mbabaye kubera ko igihugu nta butabera gukomeza gufungwa kuri cyuma bisobanuye iki kuri wowe cyangwa se reka tuvuge nda ko bo yavugiraga no kubihanganisha bagategereza ko Imana izongera ikabahundi cyuma n'umucamanza muciye rubanza babona yari umuciriye babaye ibyo yakoze sibyo kiriya kibazo icyo yakoze kiruta ikibazo cya cyuma bikwereka abadepite dufite peka furi zone yo mu mujyi ni coup de chapeau ni heza pe ugezeyo uravuga uti hasi mu Rwanda pe na ahantu heza byari bikwiye biriya bintu coup de chapeau ku mujyi wa Kigali ari ibintu ukora ukabona biri ushobora kuba ubutabera ukuntu bwubatswe bwarubatswe kugira ngo bucecekeshe abantu ubwabwo wenda umunsi abantu bo muri leta baba open akavuga ati ariko Jarike ko atanga biriya bitekerezo kandi benshi baca mu gikara kuvuga ngo ni byiza urubyiruko tugomba kwiregaho cyangwa ababyeyi bacu niba ari abanyabwenge bareba impamvu twese duceceka niho ngo Jarike yaje akavuga buri wese aba surprise ntazagira ubishinjiro wa leta hano abo muri opposition nabonye imodoka yitwa CHOGM squad niyo modoka ya mbere i Kigali violating amategeko yose abo inshuti bakunzi b'imbarutso ya demokarasi reka nongere kubifuriza kugira ibihe byiza mbabwira ngo aho muri mukomeze mugubwe neza ibyo murimo murakora bibahire ari igihe akenshi tuganira tukibaza tutese abantu bacu baba bameze bate ibyo babamo barakora ese bagera ku iterambere ari nabyo tuba tubifuriza niba uyu munsi byakunze shimira Imana niba bitakunze ejo bucyana yandi bizakunda kandi komeza ukore cyane buriya iyo ukomeje ugakora ugera ku iterambere niko bimeze hano ku Mbarutso rero turabakiriye murabibona ko kuri kamera y'Imbarutso ya Demokarasi turi kumwe na Musana Jarike ni uyu munsi tugiye kuganira nawe izihe ngingo zitandukanye kuko twiyemeje ko tuzatuganira ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye tukamenya icyo abatumirwa bacu bazivugaho natwe tugasobanukirwa muri comment tukaganira kuko ikiganiro ntago kirangirira ku mutumirwa gusa ahubwo n'abandi bantu kuri comment baraganira nta kibazo yes Musana ngwaye ikazana ku Mbarutso ya Demokarasi akoze cyane nizere kumeze neza ibintu byose ari amahoro turakomeye cyane reka nibutse abantu bo ku Mbarutso ya Demokarasi ko niba wifuza kuganira natwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi niba wifuza gutanga igitekerezo cyawe inyunganizi cha kuri email yacu ni imbarutso@gmail.com maze ubundi tuganire byinshi bitandukanye Jarike muri iyi minsi ntabwo twe duherukanye gukorana ikiganiro ariko banza usuza abantu b'Imbarutso ndabaramukije cyane byari bimayemo iminsi ngira ngo hari ibyo mwasafarinzemo ibyo babonye n'ibyo batabonye turakomeye natwe turaho mwene gihugu uri gufata umurongo mumeze muto bundi ni sawa ntabwo biraza cyane ariko byaraje ndatekereza ko mu kwa kane no gusubira mu bya politiki nubwo niba ari politiki y'itangazamakuru ariko ntekereza ko mu kwa kane ari gusubira muri politiki cyane kurusha kuguma mu by'umwene gihugu bivuze ko iby'ishyaka People's Party ubundi uyu munsi uvuze Jarike nuvuge People's Party bisa nkaho utandukiriye bivuze ko ibijyanye na People's Party byasaga nkaho byari byaragiye ku ruhande gatoya oya umuntu yabikomezaga n'abandi turi kumwe nta usibye kurumva na imbaraga nyinshi narazishyize muri ibi by'umwene gihugu ubwo bivuze ko nyine hari bike byagiye buke ariko nabyo ni urugendo kandi rw'igihugu so ntekereza ko nyine nta kundi nagombaga kubigenza uretse kubanza gukora urwo rugendo nubwo rutari rugoye ariko twararukoze kandi twaragenze neza yego mwabyumvise rero Jarike ameze neza twari tumaze igihe tutaganira nawe uyu munsi twaje kumusura mu rugo kugira turebe bimeze bite ahakorera kugira ngo tuganire nawe murabizi ajya atanga
bimwe mu bitekerezo byiwe. Ni ibitekerezo bye bidakora iby'abandi, nyamuneka mutazagira ngo aba apingana n'abantu, ahubwo we ibyo atekereza nk'umunyapolitiki w'ejo hazaza nibyo aba ari gushyira mu ngiro, abigaragariza abamutega amatwi ndetse n'abamureba, yaba ku mbarutso, kumwe n'igihugu n'ahandi hagiye hatandukanye. Rero zimwe mu ngingo tugiye kugarukaho, tugiye kugaruka kuri car free zone zagiye zishyirwaho n'impinduka zazanye mu banyarwanda. Ni car free zone zigera wenda kuri 3 izo tuzi muri iyi minsi zisa nkaho ziri muri action, ziri kwakitinga, ziri gukorerwa ibikorwa runaka. Turaza no kuvuga ku bijyanye wenda byo turabicaho ku bijyanye no kubuza imwe mu misigiti gutora adana ya mu gitondo, turabicaho tubivugaho gatoya kugira ngo natwe bumve ese ni iki tubivugaho, kuko byarasirikiriye abantu babivuga ibintu bitandukanye, natwe turabicaho gakeya. Nanone tuvuge ku myiteguro ya CHOGM. Ese uyu munsi imyiteguro ya CHOGM n'abanyarwanda bihurirahe? Kuko dushobora kwitegura CHOGM nk'igihugu ariko abanyarwanda bisa nkaho bitabareba, kandi CHOGM urumva n'ubundi igihugu kigomba kuba kirimo, kandi igihugu n'abanyarwanda n'abene gihugu, abene gihugu nibo baba mu gihugu. Noneho ubwo turavuga no ku kantu kanyuma, yenda tuvuge ku kintu cyo gukomeza gufunga CHYUMA, kuko amakuru amaze kutugeraho mu kanya nuko CHYUMA we yakomeje gukatirwa ibihano yari afite imyaka 7 byose bigumaho. Nanone kandi mu byo yaregwaga harimo n'ibyaha bitakibaho, kuntu umuntu ajurira bakakomeza ibyaha nabyo turabiganiro byose. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho, abari hirya no hino tubaye ikaze nanone hano ku Imbarutso Ya Demokarasi. Wenda Jarike, duhera ku kijyanye na car free zone zitandukanye, ubona zarazanye izihe mpinduka mu banyarwanda? Ese ko zari zikenewe ubundi mbere? Mbere ko ngira kuri car free zone, hari icyo warubuze kibanza hanze gena nagitangiraho icya CHYUMA. Okay, kuri CHYUMA kadere kuri CHYUMA ngira ngo ni inkuru yaje babaje buri muntu ko niba ugenza cyaha ubushinjacyaha bwarajuriye na CHYUMA kajurira, ni iki gituma urukiko rukomeza kwemeza icyaha kingana kuri ko ibyo ari byose buri muntu ufite imitekerereze yumvaga ko niba bamuhamya biriya byaha bindi ariko hari kiri buveho, kuko kiriya cyo cyavuye ko ngira ngo bajya iyo baguhamije ibyaha byinshi niko ibihano byongera niba bitagabanutse kandi bakuyemo icyaha kimwe. So ngewe ku bwanjye nk'umwanzuro nafashe nuko n'abandi nshobora kuzabona nabo mfite namwe mbashishikarize, tugomba kwandikira umukuru w'igihugu tukamubwira ko agomba gusesa ruriya rwego rw'ubutabera rwose, inzego zirugize zose bakazisesa, tukongera tukubaka bushyashya ku mpamvu nzagaragaza muri iyo baruwa. Ngiye gwenda nzayikora mbere, abandi amwe mushaka impamvu zanyu wenda uzabona yemeranya ngiye n'ibyo nzandika, azambwire muhe kopi nawe yasinyeho nta kibazo. Ibyo urabiteganya ryari Jarike? Agarikira ariko letre ndi kuyandika kabisa, ndi kuyandika ko hari igihe ikintu kimwe kiba kikabyutsa ibyo wari waratekereje mbere. Ko hari ikiganiro gize gukorana na mugenzi wanjye witwa Desire, nuko musanze adahari wenda ari kumuganiriza, ndababwira nti ngiye urwego rw'ubutabera nta nubwo naruha ayo gusibira, naruha ayo kwirukana. Hari ukuntu nyine ubona ibimenyetso ukavuga ubundi kubera icyo urwego umuntu atarusesa rwose rukarangira tukabubaka bushyashya. Kwibona ikintu ucyubaka nta nubwo kigaragaza ibimenyetso ko kizivugurura, uvuga ngo twaba twubaka inzego zitazagira icyo zitumarira mu hazaza. Ntacyo zitumariye ubu, ariko no mu hazaza ntacyo zizatumarira. Urwego rwigenga ntacyo bitwaye, ntago ndi bucriticize umwanzuro wabo kuri iriya case, ariko ngiye ubona bo fata urwego rwose nkaho rudagishoboye gukora imirimo, mva ko narusabira ko ruvaho, ari ngiye muyobozi narukuraho nkubaka bushyashya. Iyo niyo mwanzuro nabifasheho. Abari buze kubona mbabaye, ntago mbabaye gusa kubera CHYUMA, mbabaye kubera ko igihugu nta butabera. Hari ibimenyetso byinshi kandi barabifite nabo ubwabo. Icyo nicyo naheraho ko kiri mu bintu nyine ujya gukora ikiganiro kumva abantu wenda uyu munsi barabone nuko inseko yanjye rimwe na rimwe itajya yihisha, sinzi impamvu nifitemo ako kana, ariko niko nteye. Ariko ubundi nyine ntago meze neza bitewe n'iyo mpamvu.
gukomeza gufungwa kuri cyuma bisobanuye iki kuri wowe cyangwa se reka tuvuge wenda ko bo yavugiraga? No kubihanganisha bagategereza ko Imana izongera ikabaho icyuma. Nuko ntago turi muri nosi kubona umuntu uri motivated gukora nka kuriya udafite ubwoba biragorana. So ariko nawe igiciro cyabyo yarakize nkeka ko yarabizi ko biriya bishobora kuba, ariko twebwe icyo duhita turwana nacyo kubaka no kubaka n'urwego umuntu azaza niba hari ibibazo mu gihugu, kuko kugira ngo haboneke ibisubizo by'igihugu nuko haba hari ibibazo mu gihugu. Ntabwo ushobora kubona ibisubizo by'ibibazo nta bibazo bihari, right? Yes. So niba nta bibazo tubona se turasubiza ibihe bisubizo? So turashaka kwigira mu ijuru se ko mu Rwanda hageze ba ijuru? Hano turi ku isi ibibazo bizahoraho. So ikiza nuko twubaka ibibazo bikagaragara n'ibisubizo bikaboneka. Nkeka ko iyo ikibazo cyagaragaraga kwa cyuma abantu inzego zose zarakoranaga ngo ikibazo gikemuke, kandi wagiye ubona ko byagiye bikora ahantu henshi. So kubera icyo umva ko umuntu ari ikibazo, kuko icyo umuntu umva ko ibyo bintu by'umuntu uwo muntu yakoze ari ikibazo, kuko buryo uri umuyobozi mwiza ubona akakwereka ikibazo cyaba igikomeye cyaba icyoroshye ugishakira igisubizo. Nubu uri umuyobozi ukicara ukajya muri comfort zone ukumva ko nta kibazo gihari, ibibazo abantu bazabiryamana, usange ibibazo byabasajije abantu nizo za depression twirirwa tubona abantu birirwa bajya gusimbuka ku ma etage. So nsaba rwose ko abantu umwanzuro nafashe n'uwanjye nabumva duhuje ibitekerezo abari mu Rwanda no kwandika lettre tugashyiraho indangamuntu zacu, abafite amapasiporo bagashyiraho amapasiporo, abari mu Rwanda abari hanze, abantu bose hari n'abavuga ko ari impunzi z'u Rwanda kandi ngo statut yarazivanyeho, nabo bafite uburenganzira ko hatacingaho rwose bazohereze bose, kuko ndifuza ko icyo kintu tujye turwana urugamba ruri nyarwo, tukarwana intambara zidakwiye, urwana impamvu kubw'impamvu, ko ntago twabaho aho ikibazo kizajya kivuka muri community abantu duhora duhuza n'ibibazo hagati yuko tubana, duhora hari ibyo tutumvikana. Ntago rero twabasha kubaka community societe nzima, umuryango nyarwanda muzima tudashobora gushyiraho urwo rwego ruri ni intermediate mo hagati, ruhuza impande zombi. Wewe wakoze ikosa arahanwa, wowe ntiwarikoze urahanwa hano, ntago urumva urwo rwego n'ubutabera, hanyuma hakaba inteko ari bwe establishing ayo mategeko, sibyo? Rero ntago byashoboka ko wakubaka inzego, ntago byashoboka ko wakubaka inzego hari urwego rumwe rudakora neza, rudakora nta nubwo ari neza, rudakora. Ko ngiye ubutabera mbona rudakora completely, kandi kuva ku nzego zose, ubushinjacyaha, ubugenzacyaha, ubucamanza, ubugenzuzi bw'inkiko, byose bigomba guseswa ku bwanjye. Ibyo nibishobora gufatwa nkaho uri kugumura abantu. Hawe nagumuye, ariko ngiye nzandika nandikira uwo nzi ko natoye ngo ayobore igihugu. Musabe ni no rwose abanyarwanda turagusaba ko wenda bitumvikana ko mvugiye abantu bose, ngiye nk'umunyarwanda ndagusaba ko urwego ruseswa. Ubwo nimbona bankurikira bakumva igitekerezo kikaba icya benshi, ruzaseswa, dushyiraho urwego tuzi ko ruzadukorera. Muri make ibyo uzakora wumva ufite icyizere ko bishobora kugira umusaruro? Bigomba kuwugira, nibitawugira ubwo nyine ntanze igitekerezo n'igicemo, ariko nagitanze. Nta mpamvu yo kugira ngo rero ugumane igitekerezo kireba kandi ari ikibazo kibona wicecekere gusa. Hamaze n'iminsi wenda tutarava ku CHOGM, mbere yuko nino myanzuro isohoka ko CHOGM akomeza gufungwa, igihano bamuhaye wari umudepite reka tubisimbuke kuki, reka rwose nanabyihorera aho ngaho. Niba siwe wenyine n'abandi benshi bakoreye mu rwego rw'ubutabera, birazwi biravugwa hanze, hakeneye investigation kugira ngo, kuko urumva iyo wanditse nka gutyo bakora investigation abantu kugira ngo barebe balance irimo. Hari n'abandi benshi binjiye mu nzego z'ubutabera bakoreramo, sibyo? Nuriya rero abayakoreye mu rwego rw'ubutabera bagize influence ku mwanzuro w'ubutabera, kuko ashyiraho itegeko. Niba ashyiraho itegeko ugomba kubahiriza itegeko, agomba gutinya ushyiraho itegeko. Ari amagambo yavuze naho yari ari ku kigo cy'amashuri, buriya ni irihe shusho yasigiye abanyeshuri? Amategeko reka nzamuvugaho ubutaha nitugana ku nteko, byari bya CHOGM, uriya mugore nawe n'ibyabaye yabivuze kuri CHOGM. Yabikoze sibyo, ibyo yakoze sibyo. Kiriya kibazo icyo yakoze kiruta ikibazo cya CHOGM, bikwereka abadepite dufite.
sibyo ubwo narwo n'urundi rwego abantu tugomba gushakira umwanzuro reka tubanze dushaka ubutabera kuko kugira ngo tuzabone w'inteko ishinga amategeko nuko tukubanza tukabona ubutabera ko igihugu gisaba imbaraga nyinshi no gutekereza cyane ntabwo gisaba gutyo gusa ariko biriya bintu ntabwo ari byo niyo mpamvu kimwe mu bituma dusaba ko ubutabera bunaseswa na biriya birimo ubutabera bwagombye kuba bwarakoze responde ngira ngo ubutabera bugomba kuba bufite umuntu ubuvugira akora statement kuri kiriya kintu bakaba bamukebura kandi nimambwira ngo ni ibintu byo kuri social media nyakubahwa prime minister Jean yavuze ko yabonye ikibazo cy'ubukungu kuri social media ku kirundi rwego rureshya no rwa prime minister rwo rutabibona kuri social media ikintu cyabaye nose ubundi bazakora gute badakoranye na social media ubwo no ntago mpakanye ko badakorana nayo na challengingaga baza bavuganye abo ngabo twavugaga abandi baza batukana nyuma n'ibindi naho n'uwo nguwo arimo ko bira ntago ari ibintu bikuye ariko ubwo tunabireke ubwo niwo mwanzuro wanjye nta analysis nkeneyeho nyinshi cyane uyu munsi ntanze overview ariko munzandika ibaruwa ntange ubwo abazankurikira muzabibona ubwo ndacyategereje n'inama z'abanyamategeko n'ibikindi b'inzego namenyesha tusa ariko kwandikaho no kwandikira umukuru w'igihugu bigaragara ko bishobora kuba byakubabaje nta kuntu nta munyarwanda utababaye ntawe ntazagira umuntu kubeshya ngo umuntu abonye ikintu nka mu Rwanda n'umucamanza muciye rubanza babona ari umuciriye ababaye konjya ngana n'abantu mu nzego z'ubutabera akakubwira ati dufata imyanzuro rimwe na rimwe tubyihorera ibyo bizajya muri investigation nta makuru make mbahaye ariko hari investigation igomba kuba uko byagenda kwese ku rwego rw'ubutabera bitabaye ibyo ngibyo twaba tujyana igihugu hari umugabo wigeze kuvuga ngo kera rucunshi igiye kuba ngo ndamakoma ngiye kwisasira amakombe bw'icya cyuma tukirangiza yes murabyumvise rero nshuti bakunze Imbarutso Ya Demokarasi ariko kugora nikomereza kuri ka free zone ubwo niho tugeze tugiye kuvuga kuri ka free zone kuri wowe wenda tuvuye kuri cyuma aho ari twizere ko ameze neza nabonye ko ashobora kuba asigaye akora siporo yumvise igitekerezo cyawe ko iyo umubonye ubona ari injege ntabwo ngiye ndagira amahirwe yo kumubona ariko n'abazabasha kumubona ndabizi hari ukuntu dukuru tumujyamubwirije ariko yaravuze ngo komeza ushyiremo imbaraga utazasazira aho ngaho imyaka 7 ariko imyaka 7 izaba ubutabera bwaravuguriye biriya bintu ntago azamara imyaka 7 icyo cyizere nkimwe ntago abantu tugomba kujya tubona ibintu by'amafuti ngo tubireke tujye kuri ka free zone so ka free zone rero ni igitekerezo cyiza na nimero ya mbere ni n'ibintu nikundira burya ibintu by'ubukungu ni nacyo kintu kiba kirimo ariko urumva iyo bibaye ubutabera bukivuga iyo uri mu bukungu gutya bari ibyo uzakonfronta n'abantu n'ubundi mbavuga nti se ngiye mfite ihe garanti ko nzajya mu butabera nkabona ubutabera bunoze nacyo kiba ari ikibazo so ariko ni igitekerezo cyiza cya ka free zone ni igitekerezo cyiza ko nta muntu wese utarahise ubona ko ari igitekerezo cyiza ko byarabanje ka free zone yo mu mujyi niyo yabandisa ni fering ituma n'abantu bahari abenshi basubira inyuma muri business kubera amakosa yakozwemo nabwo ari administrative ntabwo ari amakosa ari technique ubwo byapfiriye mu buyobozi ngira ngo byapfuye kubera ukuntu umujyi wa mbere wakoraga ukaza guhindurirwa uburyo ukora tumubona budget ibintu byinshi basha gukora hari ahantu naho hasigaye hameze neza ngira ngo abantu bari bafite amazu hari nabo basubiye mu nyungu ngira ngo niba ntibeshye iyo ugezeyo ku manywa ubona muvome hari ukavuga ibi nibyo ka free zone yagombye kuba ari byo pe ka free zone yo mu mujyi ni coup de chapeau ni heza pe ugezeyo uravuga uti hasi mu Rwanda pe na ahantu heza byari bikwiye biriya bintu hakurikiraho Biryogo ngira ngo Biryogo yaje atari n'igitekerezo cyo gushyiraho ka free zone ngira ngo byaje ari kugira ngo birinde covid bigaragara ko ari byiza ariko Gisimenti yaje ari idea so Gisimenti nawe ubona ko ifite success muri which is good biri guha urubyiruko ahantu rwisanzurira nubwo ikibazo kirimo ruri kwisanzura cyane hari ama video nabonye niba ari inaha niba ari ahandi simbizi byaba arimo too much nanone ntabwo twifuza urubyiruko rwa kwisanzura kugeza kuri ya rwego ariko ni project nziza iri ya ka free zone rwose ni imishinga myiza
kandi izafasha byinshi. Ko abantu bakomeje kuvuga ko urubyiruko cyane cyane abana bakiri batoya banda age aribo bari kujya hari ahantu bafite imyaka mito. Ngomba gushyiraho measures kugira ngo wenda under age zitajyayo. Ariko usibye ko mu video mu night club biriya bakoreye hariya bya ndetse ibyo twabonaga mu night club niba werigeze kugiramo ngure. Ariko hari ni ku Karubanda jari kubyibuke. No muri night club bari ku Karubanda ubundi ibintu bavuga ngo ni ibikorwa by'ibanga yo mu bikoreye iwawe mu nzu. Iwawe mu rugo ngira ngo aho uhiherereye. Rero impamvu tuba turi mu bipangu bifunze gutya buriya unakoreye amabara hanze bivuga ko ari wiherereye iwawe. Ariko iyo yakoreye muri club mo imbere n'usanzwe abari ku Karubanda. So nahariya rero ni nko muri club. So n'ubundi biriya babona mu club bibamo. Ya pas de surprise ko abona abantu bari gusomana bari gukora nka biriya muri za club. Pas de surprise. Ariko ikibazo kirimo ni under age ahubwo. Under age rero ubwo ni ukongeramo imbaraga imihanda yinjira muri ziriya free zone irazwi. Kwashyira abantu umutekano kureba physical appearance yawe niba uri umusore ufite ubwanwa ntubure under age. Uri umukobwa biragoranye. Kubera ko turashobora kubite nta bwana umukobwa agira menshi bazishyiraho bose. Kubyibuha bose babyuha niho byagoranira ku bakobwa. Yes, ariko tugira nirangamuntu zituranga nk'abanyarwanda. Abantu benshi bagiye muri club se buri kugira ngo bitwaze indangamuntu bakajya bazitwaza kuko ari gara nago bafatwa nka hari club na ahantu h'igihugu bashyizeho bakavuga bati abantu baze bisanzure nta kibakoma kuko n'umuhanda uri usanzwe iyo bivuyeho haba umuhanda bizagorana gufata umwanzuro ariko inzego z'umutekano zibuza uburyo zahandorenga icyo kibazo. Wenda hari amakuru y'uburyo inzego z'umutekano ari azwi dusanzwe twese tuzi nk'abantu ariko zose uburyo zagihandoringa gusa biragoranye kuri kote y'igitsina gore aho igitsina gabo kumenya under age n'utari under age byakoro. Ariko ku bakobwa ni ikibazo. So ariko haremewe mwagenda mukaba ntago wemerewe gusavinga umuntu akore ari munsi 18 atari kumwe n'umubyeyi, right? So bizasaba imbaraga nyinshi no kwigisha no gukoza. Jari urumva wowe wakitesha icyashara mu gihe uko niba ari under age hari aba bafite amafaranga aturuka mu miryango ikize. Ibyo nago tujye tubyibagirwa. Bagiye bazana n'ababyeyi babo. Ikibazo abo babyeyi baba bari mu kazi. Hari abantu bafite ababyeyi baba bari mu kazi ugasanga bwo abana babo baje hari batanabizi. Ni amasomo agomba gutangirwa guhera ku muryango hasi nibyo bajya bavuga. Ubwo mbese n'uguhera mu burere bwo hasi. Ko amanajya kuba umunyamabara kuriya. Hari uko wenda sometime umurere mu muryango bwabaye bukeye. Ariko tutuvaye ku bintu bya sociology n'ibye family kajya muri business, that's a good business. Ahubwo igisigaye no kureba kuko iyo urebye abari bahaturiye utubari twarimo imbere those big investment abantu bakoze big investment muri bar and clubs n'imbere usanga nta bantu barimo. So ni ikibazo kuko ku munsi wa mbere barabasohoye ngo baze bajye hanze kuri za rika stores ze hafi n'utu barabasohoye cyangwa barisohoye barababwira bati muze dutangize byasaga nkaho bagiye gufungura igikorwa. No, the first day ibyo ni ibindi ni event buri gihe gira regulations zifite ukuntu event zikorwa. Ibyo ni management nisanzwe na administration way. Ngende kuvuga muri business bisanzwe muri ano weekend wenda n'uyu munsi uze guca kugira ngo tukoze ariko wa gatanu abantu batazagira ngo n'undi munsi uze gucayo uhagenda ukareba ubona ko muri clubs imbere byaragabanutse kandi birabonaga biri hejuru atarashyiraho. So no gushaka inzira y'uburyo bagomba kwa adjustinga n'iriya business n'uburyo byahurana bikagendana neza n'uburyo bundi bwo gutekereza iyo challenge ije ubona yunguka ujyana n'iyo challenge. Gusa abantu bose bacuruza icyo kunywa hariya n'abaseriveri wabo uzantu bagiye uhari kuko nari nigize gutryinga kujyayo rimwe. Ubwo bivuze ko rero ikiraya gikorwa gishyigikiye cyane 100%. Ahubwo n'ahandi nka Kicukiro ikeneye free business hariya nka hariya ngira ngo ni Nyarugenge ifite ebyiri Gasabo ifite imwe. Hari n'ibindi bice by'umujyi byinshi bagenda bareba ahantu bakavuga ati ni car free zone henshi cyane bagenda babikora. No mu dukaritsiye batangire kujya bahagira bavuga ngo hariya muri kariya karitsiye kariya gahanda kareshya gutya arimo car free zone. Abantu babimenye bashyiramo n'udukorwa remezo udutebe two kwicaramo two ku ruhande tw'ibiti barabibonye ku mujyi wagiye bikora. Kudeshapo ku mujyi wa Kigali ari ibintu ukora ukabona biri.
ni iyihe nama noneho wenda tuva kuri iki kintu cya ka free zone, ni iyihe nama wagira urubyiruko rujya ku gisimenti uyu munsi? Ku gisimenti byateje ikibazo, ibintu byose ni ku gisimenti. N'abatarajyayo nabashishikariza kujyayo, kuko iyo urubyiruko ruhuye harimo amadepresiyo aragabanuka, iki byose. Hari abavuga ngo nabajya gusinda no kugira gute, ariko hasinda nka 2%, abandi babagiye bavanayo ibyishimo. Urubyiruko rudafite kimwe mu bintu bikwereka ko population ifite morale n'ibyishimo birimo. Ntago rero nabuza abantu kujya kwishima, ntago nta kuntu nabura gushishikariza abantu kujya kwishima. Nibagiyeyo kwanza ko tuvuga ngo urubyiruko nta kazi, amahari y'amafaranga ava. No, ariko ibyo tugomba kubishakira ikindi gisubizo. Ntago tugomba guhagarika ibindi bisubizo byari hari kugira ngo hari ibindi bibazo. Hari ikibazo urateza ikindi kibazo. Sinzi abantu benshi bagiye mu kuntu nivugira, sinjya ibibazo birahari ndongera ibibazo kubera iki. Ahubwo no gushaka uburyo ibyo bibazo bihari bibi. Hari ibigenda none tubihagarika kugira ngo n'ubundi zo ufite imodoka 3, 2 zigapfa, n'indi yagira akabazo gato ngo n'ubundi zose zapfuye, reka nzireke zose zigasazira amapine agatobekera, n'indi uri kwangiriza se, niba uri kwiyangiriza. So understanding yo kumva ko njyewe nemeye ko ibi bigenda, ibi bitagenda, that's fine. Ariko sindi muri abantu bazaza gushima ngo ni byiza n'ibiki n'ibiki, ariko kira ni igikorwa cy'urubyiruko, ni igikorwa cy'abaturage. Waba wagikoze wese ntitaye wari we, kiba ari igikorwa cyiza, nzamushimira. Kuko ngende ibi bikorwa ntago ndeba abantu. So ni ibikorwa byiza kandi shikariza n'urubyiruko ko bajya bya accessing. Ikibazo ahubwo bigiye kuva overcrowded, ahubwo yenda ikibazo nabwira ubuyobozi bubishinzwe, ntabwo ariko ahantu ahubwo habaye hato. Murebe wenda bishobora kuba ari ubwa mbere kubera ko abantu baje ari benshi, kubera ari ubwa mbere, ako mutangire mukore projection ko abantu baramuretse bakomeje kwiyongera, mugomba kwagura n'uburyo mwakora investment kugira ngo ahantu hase neza, n'ibindi bintu byinshi. Ariko inama nagira abantu bajyayo b'urubyiruko, urubyiruko icyambere nawe babwiye, ariko kunywa cyane si byiza, maze igihe babwiye niba uri usoma agacupa asume kandi uvuga ngo inzoga n'imfura inywebwa n'imfura, ariko ikora mu icupa ikagukura mu bagabo. Icya kabiri nangiye kubivuga, ikura mu icupa ikagukura mu bagabo. So ugomba kuyinywa ubizi, kuzayubaha, kuko iyo uyikuye mu icupa ibugukuramo rwose. Babimenye, ariko bagomba kubaho bakishima bakinezeza. Urubyiruko rutanezerewe se ubwo igihugu cyaba kimeze gute? Ubwo mbese kuri wowe ka free zone, kuko ari abantu benshi basabye ko yavaho yigakurwaho burundu, kuri wowe urayishyigikiye kwigumaho? Ahubwo abanywa barabisabye wese, simuzi, ntago nigeze nshaka kureba iriya story. Yaba ari umwanzi wa Rwanda serious. Umuntu wese wasabye ko gisimenti ivaho ya ka free zone, ibyishimo nk'abiri ukabikuraho. Simbwiye abantu ngo banywe inzoga, ushobora no kujyayo bakanywa amaji bagashyiramo imiziki bakabyina. Ugiye iriya mood iri hariya, umuntu akavuga kwikuraho. Wenda ashobora kubikora hafa papa sigiye kuvuga ati okay, urubyiruko twabaye ibintu twabonye ko mwinezeza mu gakabye, tugiye kwifunga ibyumweru 2 kugira ngo utamujye muza muri respecting ubwanyu. Ariko kandi igihugu cyacu cyemera amabwiriza yose abaho yo kubijyanye no kunywa alcohol. Ntago tugenda ku idini ya Islam nkuko wahoze umbwira kuri mbwira kwa Islam ko wenda inzoga ari ikizira, ariko niba igihugu kibyemera gutyo, society byemera gutyo, mureka abantu binezeza. Nabyumva rero, we yemera ko ka free zone igumaho, ariko abantu bariyo bakabasha kwikontorora ubwabo, bakabasha kwimanaginga, ntibasinde cyane, ntibakora ibikorwa bibi, ahubwo yikagumaho bakanywa mu rugero. Wenda reka tube tuvuye hano ku gisimenti, hari iriya ka free zone yo mu Biryogo, bivugwa ko hazi igisope bagasakuriza abantu ngo abana nibakiga, ababyeyi nabo ngo babyuka bananiye kubera ko baraye basakurizwa. Ho byo bivuga hiki, kandi ho bakoresha icyayi kuri uriya muhanda. Ntago meruka yari nijoro hariya Nyamirambo, hari igisope giteye ubwoba, barara bacuranga. Ariko nibashyiraho amasaha ngira ngo tubare tugomba kuba dufunga saa 8. Wenda n'ama covid nirangira bazashyiraho mu gitondo, ariko umuziki nanone ukabije wishimisha bamukababaza abandi. Shaka kuba abantu wenda bavuga toke saa 8 ka free zone bigirangiye, subire mu makarabu imbere, kuho ngira ngo na sound proof.
nabyo byashoboka muri management y'abantu. Ni ibintu nabyo inzego z'umutekano zigomba kwiga ko ngira ngo barabonye ko bafunze n'iriya misigiti 8 kwibuza gukora iriya jambo rya mu gitondo. Ngirinda kuvuga icyarabo cyane sama nyinshi ntago nkishobora ariko niba harabayeho management yo gukoresha ku managing ya jambo ni na sounding ya by managing ariko bivugwa ko bibangamiye abantu rwose ariko nta kintu bari kubikoraho noneho bakarengaho aho kugira ngo bahagarike ibyo bagahagarika imisigiti ku bantu batera isengesho ritarenze iminota 2 gutora adhana sinzi niba nanjye mba ndi kubivuga neza niko mbyumva na adhana banyihanganire ariko gutora isengesho ry'iminota 2 no gucuranga amasaha 3-4 umva ibifite uburemere ari ibi. Number 1 imisigiti bahe muri master plan mujya musoma master plan ariko mukayireba master plan general kamasho ari niba muri kamasho ari uzihanganira usosa you know that you understand uwo muri kamasho ari abazagusakuriza iyo ntago rwose uzabikura hano bajya rimwe na rimwe master plan igeze kumva Messi ngo yabaga ahantu munza ashyiramo sound proof niba muri kamasho ari yo kundu uzashyiramo yose niba utegeka gushyiramo sound proof ariko imisigiti bahagaritse nta nubwo ari imisigiti yose mu gihugu nimwe ngira ngo buri abarigendeye ku misigiti ahiri kabitu iri ahantu hagenewe gutura ahatuye abantu noneho ikindi abantu bagiye bumva ko adhana ndanayikunda kuko ni mu gitondo abantu musiramu n'ubusanzwe mbyuka mu cyaro mvuka nzi nkudukura urusaku rwari ya jambo ry'abasiramu nago rwarutagirwa injereri inyoni zavugaga mu gitondo ahantu twavukiye twengera ngo wenda abandi wenda niko siko byari bimeze ariko twabaga inyoni nyinshi zaravugaga kweri so nazo zaragukanguraga ubwabo nese abantu irasengesho baryita urusaku izo nyoni kuba isengesho baryita urusaku nibyo nshaka gusobanura nyine hari kumvikana management y'ahantu bari ese nakagari kaho hantu kasabye ko ihagarika n'abaturage se ariko ubwo byavuye muri Minaloc ngira ngo ubona minister Gatabaza abisobanura bivuze ko wenda byabaye bya conflict management hari abakristo babaho ngaho cyangwa batagira amadini baturanye n'uwo musigiti bakaba bavuga batari ko abasiramu baratubangamira nano bavuga abasiramu bavuga abayisilamu baratubangamira sibyo kugira ngo habaye conflict management akavuga ati niba abakristo babisabye bitazaza ku ibyo ngibi wenda hari igihe njya nivugira ibintu gutya abantu batari kuburiya jarike kuki bavuze ko abasiramu n'abakristo mu gihugu no niyo reality hari ariko uyu munsi ku nkuru nyinshi zagiye zikorwa abo twita abakristo baravuga bati ahubwo baradukangura mu gitondo nyine kugira ngo tujye mu mirimo niba bishyira nibyo byane nahoze nkubwira ntago ari wewe kugira ngo maje kuganira n'abantu benshi ku buryo hari igihe njye mwitiranya abantu amakominote niyobore 100%. Okay wenda 90%. Noneho inzego nkuru za leta ziyobore ijanisha rikurikiyeho. Kwa bizadufasha ko hari imyanzuro nyine ifata nk'ukuri ukavuga ngo ni speculation. Abantu ngo imisigiti yose yabujujwe kandi imisigiti 8 gusa hari abantu babifatira gutya mu kirere. Abayisilamu imisigiti bafite muri Kigali myinshi cyane. So ubwo rero burumva iyo room igahita izamuka. Ariko ari community management zagiye zibaho ku bibazo nk'ibyo ngibyo nta kibazo cyabo niba abaturage baka kagari basabye kuri musigiti uvuga cyane kandi iki bigaragara ko hatuye abasikristo 50% abasiramu 40% batagira andi madini 10%. Abasiramu bagabwa ati ro basiramu kigaragara abayisilamu kigaragara cyo abakristo barabangamiye kandi dore babisabye ubwumvikane bwanyu rero adari muzayamu nkuko babivugaga muzajya muyivuza gakeya kuri rijanisha sibyo cyangwa wenda mureke muyihagarike nundi azari kuri ya mudugudu dutura kuri karagari duturanye hakurya avuga cyane namwe muzayamuyumva sibyo ni ibintu byose bikwiye kubera muri community management nibibe ku byo ku nzego zo hejuru kwibaye ku byo ku nzego zo hejuru hagiye urwego rukora bagahita bavuga ngo ruri kwibasira ikintu kiniki kandi biba biri very incorrect biba bitari byijana ku ijana ariko nibyo byane nakubwiye ngo kimwe mu ikosa ruling party gukora no kwambura inshingano abaturage
zose kazifatira kandi which is not cool by the way. Inshingano zigomba kuba iz'abaturage ahubwo ruling party ga coordinating izo nshingano z'abaturage. Iyo mvuze ruling party gomba mvuga na ubutegetsi muri rusange, ariko abantu bose bari mu butegetsi they don't agree with that. The one who read ni uzabazoga responsibility z'ibyo bintu biri ko. None ku bijyanye rero n'iriya ka free zone rero nagomba ku ntama buriya njye nirinda gukora ibintu ntakoze investigation cyane, ariko niba hari urusaku akaba ari muri business area banyiri guturaho nibo bari mu bibazo. Finally n'ubundi bazagenda kuko bari muri business area bari kubangamira business. Bango ni ibyo bintu bibiri. Wewe niba ahantu hagenewe gutura ugasakuza bazahagukura. Nawe rero niba utuye ahantu hasekuza ihangana urwo rusaku ruhagukura. That's how we should grow. Niko tugomba gukora muri maturity. None se wajya gutura ahantu hagenewe ubucuruzi, inganda ukazibuza kuvuga. Niyo mpamvu haba inganda, hakaba ubucuruzi, hakaba amapark guturwa. Noneho uzajya gutura Nyandungu byuko uhamagare ku mujyi cyangwa polisi ngo inyoni zaraye zinsakuriza. Za nyirabarazana zabyutse ziraririmba. Wabibuza se? Ntabwo bishoboka. Ugomba ku acceptinga ahantu hatuye n'icyahagenewe kuhakorera. Ntabwo uzatura ku musozi ngo nurangiza utangire ushinje umujyi kuguteza amazi kandi nyine uri munsi y'umusozi, ahubwo niwe ugomba kubimanaging ubwo amazi yawe wagiye kubatura wa. Wenda icyo umujyi uzagufasha uzabwira ati hano hantu twashyize muri master plan yo guturwa, twecyo tubakorera kuri metero uvuye hari hejuru tushyirayo muringoti ubuza amazi kumanuka za mu ngo, ariko ayo mu ngo zanyu ava ku bisenge byanyu you have to manage. So buri muntu wese agomba kumva ko ari responsible. Nibyo nakubwiraga n'ikindi, kubera ibyo nakubwiraga byo ko abantu bambuye inshingano, abaturage bambuye inshingano, which is no bintu bitari byiza habe na gato. Kuri ubu si byiza habe na gato. Ibivanye ko wenda hari igihe byari byiza, ariko kuri ubu si byiza habe na gato. Ubona ko abanyarwanda bose babaye responsible. Ujye ubibona abantu almost hafi ya bose babaye responsible ku bijyanye na relation y'imiyoborere y'igihugu. Ese bivuze ko nabo bashabo bifiteho? No, buriya kwigisha ni ikintu gikomeye. Umuntu yakwigisha akomeza kwigisha, tugufatira umwanzuro byo kumva ko nta mwanzuro uzifatira, sibyo? So ubundi aho tugeje, aho igihugu kigeze uyu munsi ni ukureka abo byajya bavanga no gufungura urubuga rwa politiki, no gufungura urubuga rwo gutangaho ibitekerezo. Wenda ariko mbivuga abantu bakagera wiseness mu gutanga ibitekerezo ko bisa n'ibifunze cyane. Sinzi wenda mu mateka byarigeze bibaho ko abantu bagira uwo mwanya, ariko ndi kuvuga uyu munsi ko mbibona ko abantu bagomba gufungura umwanya abantu tugatanga ibitekerezo free. Warengera tukaba dufite za nzego z'amategeko zikurikirana ariko ziri mu murongo muzima, atari za nzego zaremewe. Kuko impamvu ukiza no mateka ni analysis yo ntago iri mu bintu wenda navuga ko nagendeye mvuga nti ubutabera ngomba kwandika ko buseswa. Shaka kuba ubutabera ukuntu bwarubatswe kugira ngo bucecekeshe abantu bwabwo, simbizi just am criticizing. Ariko niyo kuba kwa gutyo byagomba kuba byari bifite impamvu, bishobora kugira ijanisha nini kuba bwarubatswe kugira ngo bucecekeshe abantu. Urumva buri gihugu gikemura ibibazo bitewe n'ibihari. Ariko uyu munsi ntago ari igihe cyo gucecekesha abanyarwanda. Sinzi wenda umunsi abantu nuko njya numva rimwe na rimwe abantu muri leta bikanyiza cyane, which is not so good, which is very bad. Wenda umunsi abantu muri leta baba open akavuga ati ariko jarike ko atanga biriya bitekerezo, kandi benshi baca mu gikara kuvuga ngo ni byiza, sibyo? Cyangwa ukabona babandi bahinduye amazina yabo kuri za Twitter kuvuga ati ariko kutanga ibitekerezo byiza waciye mu gikari tukabiganira. Kubera iki ca mu gikari? Niba naraje nkaba ntanga ibitekerezo byiza, ukaba ufite wenda ibyo rimwe na rimwe bumva wa challenging, sibyo? Cyangwa na byose wabi challenging, bo openly uzumbwira uti jarike twamvisha ibitekerezo byawe turashaka kuvugana nawe. Ari umuntu umwe wambwiye ibintu bya Museveni
nk'uko nka Jari kari nka Uganda babikoze ahita avuga my kid ubyumva biriya bintu buriya no ijambo mukuru ntabwo nzabikora umukuru w'igihugu anyise umwana we ntabihakana se gutari umukuru w'igihugu naba naramukizeho I have to respect umukuru w'igihugu uburyo bwose yaba aragiyeho yiswe umukuru w'igihugu uramwubaha. So ubwo nabivuze niwe mukuru w'ubutegetsi nibwo nari mvuze bavuze ngo icaho ati okay fine twumvishe ibitekerezo byawe we want to hear kurabivuga uyu munsi ubivuga hejuru undi ukabivuga hariya ntago bifite umurongo ntago twumva umurongo bifite rimwe na rimwe uratujagaraza umunsi uvuga mu bukungu tukiri mu bukungu ukavuze ku butabera tukivuga tuvuga ku mibereho y'abaturage. So ibyo ni ibintu none wenda n'abantu baza gutanga ibitekerezo bavuga atari kwa mugani niba Jari kagiye agatanga ibitekerezo abantu bakamwumva akavuga ibikuntu byenda kandi bikaba expose pana byane byo gukora mu mabanga umuntu akagaruka ahinda ibitekerezo nk'ibyamutabaza niba nabitangaga bikagomeza muri uwo murongo ibyo mudakora neza ntabwo ari byiza ibyo mukora neza ni byiza ibyo ntemera simbyemera niyo byaba ari byiza ngiye mfite ibyanjye ni byiza nabona bidifite ibyanjye ibyo bikaba ibintu bisanzwe muri community noneho nibwo bizanatinyura abantu ngira ngo hari umwana ejo twakiriye umusore bita Eugene ngo no mwana bita Frame ubwawe twaraganiri tuvuga ko mu Rwanda ari abantu bafite ubumenyi bwinshi ariko ukamureba ukabona ni umuntu winjije kubera ko kwikuraho responsibility kandi ntibazabigira ubishinja urubyiruko ko timwe cyangwa ikireka nkubwire bajya bavuga ngo umwana wa president yanze kujya muri politiki mukuru bajya bavuga simbizi cyo murongo biravugwa umwana wa Rwigema yaragiye aravuga ngo yarahunze barasakuza abantu araceceka ntiyagira ikintu avuga ubwo no rubyiruko bagenzi bacu abana batoya babaye abayobozi bose babaye ku ngoma ya Habyarimana na Kayibanda almost staff yabose nta n'umwe ushaka kuvuga abo mu myaka 35 gusubira hasi nta n'umwe ushaka kubivuga yewe n'urugero wari wumva wa Kayumba avuga kubera iki urubyiruko tugomba kwirebaho kuki cyangwa ababyeyi bacu niba ari abanyabwenge bareba impamvu twese duceceka niho ngo Jari kiyaje akavuga buri wese aba surprise sibyo ariko kuki abantu bose babaye ntushobora kumva avuga ntushobora kumva atanga igitekerezo aragenda agahita kaminga down agahita ibyo bisobanuye iki Jari ngiye ntago nyine nibyo nicyo kintu ndi kwanaliza muri no minsi abantu mumfashe kubitekerezaho kuki urubyiruko rw'iyo myaka rwabo urubyiruko rw'abantu basanzwe rw'abayobozi bakomerwa kuko ubona ba mu bindi bihugu ngira ngo Idris president waje uyu munsi Mahama yari afite 38 bwo yafashe ubutegetsi abantu batangiye kubivuga afite 32 afite 31 ngira cyangwa 28 ahubwo ngira 2010 ubwo ni 26 urumva kuba umuntu yaratangiye gufata responsibility gutyo mu bindi bihugu kuki ariko bimeze ku cyano bitameze gutyo nta n'umwe ushaka kubivugaho nta n'umwe ushaka kujyamo ahubwo niyo uvuze kuri politiki kandi umwana wa his excellence we rwose hari n'aka business hari na business afite n'aho abantu bose barayizi sibyo nta muntu n'umwe utayizi ni innovative yaraje arayikora buri muntu wese asanga iyo business ni sawa kuki abandi bacuruzi batari barayitekereje sibyo ariko kuki yifata akavuga ati no warwigiyemo akagenda ati reka niyo wavuga iki sinzavuga harimo ikihe kibazo ari abambwiye ejo bundi ngo ni umuntu wamwe nk'ayakora avuga ati rega buriya ntukajya ugira ngo baragu hari ikindi kintu gituma ubona rimwe abantu barumiwe ati buriya bose bemera ko bafirinze kandi hazagira ubishinjura leta hano abo muri opposition bose nabarondora abari abo muri opposition umbwira umwe ufite umwana we ujye uvuga kubera iki kandi bose n'abantu bakuru bafite n'abana bakuru kuki nta n'umwe uvuga abana babo bantu ndabashuhuje kwanza ariko tugomba kuba ababyeyi bacu baraduhemukiye ku mpande zombi kandi cyangwa senze uko nabivuga ubwo ariko ku babyeyi b'abanyarwanda tugomba kuba hari ikintu cyaduteye kumva ko hari icyo kuko wumva bose iyo unaganira wumva bose nta n'umwe ushaka kuvuga kuri politiki nawe urubyiruko rwo mu Rwanda rwo sinzi
cyane abari hanze none se abo bandi bajyanye n'abari hanze hari n'umwe bavuga kare barumva umwana wa Twagiramungu uziko mumvise ese Twagiramungu ubwo yarabyaye baseka abantu baraduseka Twagiramungu afite abana ese yababura si mukuru se abana bese babaye abandi babo buzaho baba nicyo kibazo nibaza bari hehe nyine ngomba kuba aricyo ngiye nkubwira ngo ababyeyi bacu bashobora kuba hari ikintu batadukoreye cyiza kikabyara result yuko tumeze abantu bari quiet bose abo bana urwo rubyiruko twese nyamuneka muze tuganire kuri iki gihugu nitwe tuzagisigarana imyaka yacu yarageze ahubwo ntituri gufata ubwo bisobanuye iki ko hazaza igihugu cyacu ni ikibazo gikomeye urubyiruko rungano rwanjye murabizi benshi sinigeze nkunda ubuyobozi benshi mwagiye munyobora ariko mwibaze impamvu abataranyoboye aho bagiye kwiga mu mahanga nazahe muri hehe isi yabaye nziza ibibazo biri mu Rwanda ugahita unyegera ukigira muri Canada ndabararyoshye none se na n'ubu sosiyete z'abataliyani ziracyavugwa muri Amerika sosiyete apana company abagiye bava mu Butaliyani abavuye bajya mu Bwongereza niyo byazabuzukuruza n'abuzukuruza abana banyu bazitwa abanyarwanda bo muri Amerika aho bagiye hose ayuraye aho mwajya hose tu aho muzarukwepera so mugomba kurugiraho uruhare ubusa abanyamerika bari muri Abisirayeli bari muri Amerika ntibagira uruhare mu gihugu cyabo bikurukomeye nta hantu muzakwepera u Rwanda niyo mwajya munsi y'ibihuru nta muzarukwepera tu reka rero wenda twenda gusoza ikiganiro cyacu kuko turaganiriye tuvuze kuri ka free zone niho bise bizamukira hazamo n'ibyo kumva ko bamwe mu banyarwanda bambuwe bumwe mu bubasha bagombaga guhabwa n'abanyarwanda bose yego bwo kwifatira imyanzuro bakabora babafatira imyanzuro bigera naho Jarike nawe ubwe yibaza ati abo bana babo bayobozi bari ntabwo nashinje abayobozi cyangwa abarwanda rusanzwe twebwe urubyiruko rusanzwe abo babayobozi abo bo muri opposition abana babo bari he icyo kibazo wa mugani n'abarwanda rusanzwe bari ubwo mbese ni urubyiruko muri rusange nyine ubwo impamvu bivuze wenda iyo byiza kwitwa abarwanda rusange badahari byari kumvikana ariko rusange ntihari n'ubuyobozi nabo mu buyobozi babandi twita banini big fishes nta n'umwe uhari so harimo ikibazo murumva rero naho ngaho urumva ikiganiro kiba cyangwa kiba cyagutse kuko niba turi gutekereza bimwe akazamo ibindi ubwo biba bivuze ko ikiganiro cyacu kiri gufata indi ntera wenda reka duse nk'abajya ku ngingo ya nyuma tuhita dusoza ibyo twavuze byose ku butabera bwo mu Rwanda tukavuga ku bijyanye no kuba harashyizweho ka free zone zigiye zitandukanye kugira ngo abanyarwanda bishime baryoherwe byose uyu munsi na Human Rights Watch yasohoye icyegeranyo kivuga ku butabera bw'u Rwanda bafite uburyo bakivuzeho bihurira hehe noneho n'imyiteguro ya CHOGM izaba mu nabonye imodoka yitwa CHOGM Squad niyo modoka ya mbere i Kigali violating amategeko yose aba niyo modoka ya mbere i Kigali nabonye ica mu nzira y'abanyamaguru polisi ireba traffic police abuze iyi CHOGM Squad muyitondere iriya modoka bahindura biriya birango banyakuba mu nde yamushinzwe izo modoka mukuru CHOGM Squad kuko no muri movie tuze squad ari ikintu kibi kirasa kikica ubwo bishatse kuvuga ko yabaye squad nayibonye mu nzira y'abanyamaguru wana i Kigali bakoze inzira akayira kamwe k'abanyamaguru akigare n'akajaride kaburimbo irimo handi haca abanyamaguru n'igare yateyemo abanyamaguru bagenda bareba ngo mu muhanda se yabaye ya David mu mihanda ibiri iri imihanda ibiri ifitemo nyine space hepfo yari down way kandi ishaka kujya upper way so upper way yari hepfo rutipe ayiseka yarivuye kuri polisi Remera y'umurenge wa Remera pana polisi ya indi metropolitan polisi yani no hari sector ku murenge wa Remera polisi hepfo uva Sonatube abantu mutifashishijemo ndamureba
polisi iri hariya traffic batatu bareba na moto hari cyangwa niba ari za modoka z'amavatiri hano bari gufata abantu abamotari ndareba ndavuga CHOGM squad kabisa. This is CHOGM squad. Shaira bahungu bambaye nabi bahungu bagira inama mwishe hakiri kare kuko CHOGM squad nabonye uteye ubwoba. Niyo modoka ya mbere i Kigali nta n'indi comment kuri CHOGM mfite mujyana ibyo CHOGM squad ntiyoroshye. Yes, Jarek wenda uvuze kuri iyo modoka natwe tutari tuzi bamwe muri twe. Ibyo byose twavuze bya ka free zone biki byose bihurira he sasa na CHOGM n'imyiteguro ya CHOGM. Ese ubona imyiteguro ya CHOGM kuri wowe igeze nko kuri kangahe kwijana? No. CHOGM niyo nta kindi kintu cyakorwa ariko twayakira. Okay, nyine ubutegetsi buri muntu wese wakiriye abashaka kunoza utuntu ngo tube twiza. Ariko Kigali CHOGM yayakira serious. Ibyo wenda bisigaye ngiye nakora no gusiga amarangi ariko nibivana ko abayobozi bashobora kubona hari ibibura bakabigorora. Ariko pe Kigali is clean first of all. Investment yarakozwe ihagije nubwo itarunguka ariko hari ama arenas arahagije hari ku buryo twakwakira nami yari yose ku isi twayakira. Nta kibazo kirimo ngiye nta kibazo mbona ko tutazayakira. Hazaba hasigaye ahubwo ko numva hazaza abayobozi benshi ka airport ka Kanombe. Ikindi kintu ahubwo ngewe what I can suggest nigeze no kubivuga kera kuri Twitter ngira twitangiye byo ni umuhanda niba byashoboka nko mezane bagashaka uburyo kino muhanda uva airport ugera Serena Hotel niho bongera bakaburukira hose bagenda baca mu masabwe gisimenti bakayishyiramo cyangwa giproso indi bakayishyira gicushushu izindi zirahagije umuntu yajya aca Nyabugogo cyangwa ahandi kuko iyo baburutse i Kigali kandi ubona hazaba ari abayobozi noneho benshi banakomeye kurusha abajyaga bazi n'igikomangoma kizaba gihari bishobora kuzaba ikibazo gikomeye ariko izaduha experience isiga ibyo bintu tubikoze nka kuriya ntuza bari kubaka centre ubwo urumva CHOGM ubundi CHOGM ihuza ibihugu na za guverinoma ndetse ijya mu gihugu gifite abaturage bishimye. Uyu munsi abanyarwanda barishimye urabizi ndakubajije ndetse ko marambi bivuga bagira ngo mbisubiremo inshuro zingana iki usurana nishimye hano ku maso yanjye hishimye yari speaking urana nishimye sibyo nyine kaka twenge twigira k'abanyarwanda kugira ngo umutima utazikubita hasi gacikuke tugwamo hasi ko ntago twishimye ni ibintu kandi leta igomba gukora uko byagenda kose niba idashaka kuzaferinga kimwe mu bintu igomba gukora n'ibyishimo by'abanyarwanda kuko ngira ngo muribuka hari ikintu cyanshimisha gufungura impaka no gukura amasaha narishimye pe sincere ubuse ni kubera CHOGM ntago mbizi whatever I don't care icyo nzi cyo ngiye mba nabonye insinzi y'abaturage so niba ari insinzi y'abaturage I'm very happy insinzi y'abaturage iyo ari insinzi y'abaturage I'm very happy ikintu kibi cyavuyeho ku baturage wenda prime minister ko yavugaga ntago ari ibintu bizahita bifunga impaka bahite baturekura twongera tugende nkuko byatwaye igihe ngo bashyireho ibyo kugenda n'indangamuntu iyo hajemo ikibazo nyine n'ubundi niyo mpamvu abantu twirinda ibibazo iyo bigiye mu kintu bibyara igisubizo kubona igisubizo cyabyo biza ari ikintu kiremereye so nifuza ko byazabona igisubizo kirambye tukamera nkuko relation y'u Rwanda n'Ubugande byayemeze mbere ariko byaranshimishe kubona abaturage bagiye mu muhanda mu Gatsata bahagarika bisi ya mbere ari igiye bayikomera amashyi banayiririmbe bagenda bayerekeje baserebura kari akantu kabari keza nawe bareba ibyishimo babuje abantu so reba no ka free zone kuvuga ngo mukuyeho amasaha ka free zone abantu ubona mudu n'abantu n'ibiganiro bya politiki abantu bakora ibiganiro bya politiki views zaramanutse uzabitesting urebe impamvu kandi manereka leta statistic abantu bazajya bazishakira kuki ibiganiro bya politiki views zamanutse ayo bazikurikira ngo badushize lockdown ngo reka nkurikirane ndebe igihe bazavuga ngo twigaragambye nibyo abaturage babatekereza leta sinzayibeshye nibyo abareba burya so leta rero igomba kugira attention niba ishaka kwirinda kandi leta irabizi ngiye n'abavandimwe banjye ntaho nzabashyira akantu kanyuma dusoza hagiye haba
uruzinduko cyangwa se sinzi niba bijya bishyirwa mu bwinshi bakavuga inzinduko cyangwa bamwe mu bayobozi b'ibisirikare mu bihugu bitandukanye bagiye basura u Rwanda bivuze iki ku mutekano w'u Rwanda? buriya hari amarelasiyo politike militaire ni international politics najya nshaka kugarukaho cyane ko nzayigaruka wenda when I become a politician uri ufite umwanya cyangwa iki, ariko buriya ni politike mpuzamahanga. Ku munsi muri politike mpuzamahanga ama politician rega abantu mugiye gomba kubyumva mu gutekereza ama politician kubera ko I don't know abo nzakora nabo ntazakora nabo currently ndajya facing ikibazo nk'icyo se ndwana n'iki. Ndabivuze abantu uzavuga njyewe ndi n'umwarimu ko niba yaragiye mu kintu mbere y'abandi ngira ngo mu rubyiruko munsi y'imyaka 30 umuntu yaminiye kavuga ati ndagiye publicly ndi mu bambe, so I have to be a teacher, a good teacher. Sinzi uko bizarangira. Yes, murabyumvise inshuti bakunze b'imbarutso ya demokarasi, reka tubashimire. Ndakeka aka kanya tugezemo nako kubashimira wowe wafashe umwanya wawe ugakurikira ikiganiro cyacu ku mbarutso ya demokarasi. Tanga inyunganizi, ibitekerezo byawe, icyo wifuza, icyo utekereza, nta kibazo wowe tubwire, utanga igitekerezo kidakuraho icy'abandi. Twaganiriye ku ngingo zitandukanye, twaganiye kuri ka free zone, impinduka zazo, ahantu bagiye bazishyira impinduka zazanye mu banyarwanda, mu baturarwanda muri rusange. Tuganiriye ku bijyanye n'ifungwa rya CHOGM, aho CHOGM yakomeje guhamwa n'ibyaha, bagakuramo icyaha kimwe ntibagabanye ibihano, ariko bakagumishaho imyaka bari amakati 7 byose bakabigumishaho. Ibyo nabyo twabiganiriyeho. Twaganiriye no ku myiteguro ya CHOGM, tucaho tuganiraho gake kugira ngo twibutse n'abantu ko hari na CHOGM kandi zagaragaramo ibintu byinshi cyane. Tuganira no kubuza n'ibyabaye byo kubuza imisigiti kuba batoradana imisigiti 8 mu mujyi wa Kigali. Ibyo nabyo byavuzwe ko bigiye gukemuka. Byose ni byinshi rero twaganiriye. Reka dushimire abantu badukurikiye. Jarike wenda niki urebye ibyo twaganiriye byose, niki umuntu wakurikiye kino kiganiro agomba gusigarana mu mutwe we? Azajye gusura umwene gihugu azabisangaho byose. Byose ndatubivuga wicuro nyinshi. Ukurikije ikiganiro tugiranye aka kanya, ni icyo umuntu yasigana kuko twavuze ku ngingo zigiye zitandukanye. Abantu mwese mukangukira igihugu cyanyu, yewe mwite ku gihugu cyanyu. Mwabyumvise rero, ni njyewe, ni wowe, ni twese tuzita kuri iki gihugu cyacu kugira ngo gikomeze gitere imbere. Nitwe tuzagisigarana twebwe urubyiruko. Hari ikibazo Jarike yabajije bamwe mu rubyiruko, yaba abarubanda rugufi, yaba ababayobozi bari ku butegetsi, ku buyobozi bwacu bw'igihugu, yaba bari muri opposition. Urwo rubyiruko abo bana babo bari hehe kugira dufatanye kubaka kino gihugu cyacu? Ni muze rero tucyubake, na wundi uzakitwubakira kuko abakuze bari kuvamo twe tuza. Hari abantu benshi bumva tuvuga kuri politiki abana barasaze, ariko bitari byiza. Ubwo tugomba guhindura ubundi tukubaka igihugu cyacu. Reka dushimira abantu bose. Jarike turagushimiye ku mwanya uduhaye, ntago twerukanaga barurukumbuzi. Yes, ubwo twizere ko n'abantu bari bagukumbuye bakubonye. Ubwo ngubwo ibindi tuzagenda tubiganiraho. Mwibuke kuza kuri email yacu ni imbarutso@gmail.com kugira ngo tuganire, muduhe ibitekerezo n'inyunganizi n'ibyifuzo kugira ngo dukomeze twiyubakire igihugu cyacu. Turabashimiye. Iyi ni Imbarutso ya Demokarasi.